nicyo ibintu tuzabivuga ako nicyo ushaka kuvuga twanze kuvuga ushaka kivuga ariko wowe ibintu tuzabivuga ako nicyo ushaka kuvuga twanze kuvuga ushaka kivuga ariko wowe yereka umbwiza ukuntu ibintu yaveka maburetse gato ya Instagram yanjye azajya Instagram yanjye uzagera yive ndagera live mbivuga mwikine mu brand mwe mu nyiforo ingire ko nyiforo turajya kubyukusanga bya ndatomboka nuko ukomeza kumucungira hafi iyo umuntu yaza gutomboka kugira ngo n'abantu b'abakozi b'Imana bakamuzengera tukareba ko yaguma hafi. Cheetah Magic. Bano umuntu wubatse no kumwubaha ndarana nawe none nanga no kwirarana Vestine ari umuntu dusengana njyenyine byarangwe kwino umuntu twakuranye twahoranye naganizaga ibintu byose. Amakuru agezwe nyuma y'ibyavuzwe byose kuri Vestine ubu kano kanya uwo bita Irene Murindahabi manager w'uyu mukobwa akaba avuye muri Canada aho bari baragiye mu gitaramo we na Vestine na Dorcas. Gusa hari ibintu yaje ahita atangaza, ibyo bintu nibyo ngira ngo nze tuganire nze mbabwire uko byagenze ndetse nibyo yatangaje. Gusa mbibutse gukora subscribe we niba uri mushyashya kuri no YouTube channel. Uwo bita Irene Murindahabi akiva muri Canada, amakuru ari kuvugwa nuko Irene ndetse na Dorcas ari bo bantu bavuye muri Canada. Noneho umukobwa Vestine ngo niwe yasigaye muri Canada. Ese yasigaye bigenze gute? Yanze amagambo y'i Kigali. Ese byagenze gute? Ese koko divorce yarayitanze? Ibi nibyo ngiye kuba nakubwira. Gusa biri kuvugwa yuko buri munyamakuru wese ukorera kuri YouTube, biri kuvugwa ko buri munyamakuru wari wo wese yaba umunyamakuru w'umwuga wese wagerageje kuba yavuga kuri Vestine akaba yamuvugaho amagambo akomeretsa, akamuvugaho amagambo agize icyaha, ibi ngibi agomba kubikurikiranwa, agakurikiranwa n'inzego zibishinzwe. Uyu Vestine rero wasigaye muri Canada aho bari baragiye gukorera ibitaramo, hari kugenda hakwirakwizwa amashusho bimwe mu bitaramo bagiye bakorera mu mijyi igiye itandukanye. Uyu mugore cyangwa se uyu mukobwa ntabwo yigize agaragara mu ruhame yambaye impeta yiwe ni ukuvuga ngo ntago yari ayambaye. Rero ushobora kwibaza uti se ese ibintu byatangajwe byaje kuba byagenda gute kugira ngo uyu mukobwa atangaza amagambo ameze kuriya hanyuma nyuma akaza kuba yayasiba? Ibi ngibi nibyo Irene yaje kuba yagarukaho. Irene yafashe mikoro ziwe za MIE Empire areguka aravuga ati, ubwo yari ari mu kiganiro n'umunyamakuru wari wamusuye Cheetah Magic, nawe yagerageje kumubaza ariko Irene ukumva ko ari kugenda byihunza, ariko agatangaza ko ibintu byabaye cyangwa se ibintu byabaye babibonye, ariko Vestine atari muri kondisiyo nziza zo kuba yagira ikintu na kimwe atangaza, kuko afite nawe kuba yabyivugira. Irene nta nubwo ngo bimureba, ikimureba ni uko umukobwa we agomba kuba ameze neza.
gusa nk'uko mwatangiye mwumva iyi videwo, aka kavidewo twabanjemo kacaga amarenga ko n'ubundi uyu mukobwa ibintu yanditse kuri Instagram byari ibintu byari n'ubundi gukorwa, kuko wabonye ko no mu kiganiro bavuze ko jewe hari ikintu nshaka kuvuga. Uwo ni Vestine. Noneho Dorcas aramubwira ati Irene yareka kabivuga. Irene aramubuza aramubwira ati si ngombwa kubivuga, ahubwo uze kubivuga nitwamara gutaramira abantu. Ibyo bintu byawe uze kuba wabivuga. Wamwumvise neza ko yasobanuye ngo harya ntago mfite Instagram yanjye, reka nisabira abantu bankurikire, ndaza kuba nabyandika, ndaza kuba nabivuga. Ibi bintu rero turahita tubihuza nuko mu rugo rwiwe n'ubundi ntago byagendaga, ntago byakundaga pe. Abantu benshi bagerageje gushaka amakuru, bajya yewe iruhande rw'umukozi wabakoreraga mu rugo, bigaragara yuko ngo yirukanwe, anatangaza amagambo akomeye cyane. Ariko umuntu uri muri kondisiyo mbi, bakristo bavandimwe, banyarwanda, banyarwandakazi, uyu mukobwa Vestine afite agahinda kenda kumutobora umutima. Turagira ngo dusabe abantu basenga, abanyamasengesho, umuryango we, abanyamakuru, abanyarwanda, abantu bakunda irino tsinda, rifate Bibiliya zipfukame zitangire gusengera uyu mwana w'umukobwa, kuko arababaje, ari mu gihe kitari cyiza cyo kuba yakwishimira umusaruro ari gukora, dore ko ari nabwo bwa mbere yari yuriye indege agiye gutaramira abantu ikure cyane aho ngaho i Burayi muri Canada. Banyarwanda, banyarwandakazi rero, ndizera ko mumeze neza. Njye muri kubana ni wa musore wanyu Tsinda, ubagezaho amakuru agiye atandukanye y'imyidagaduro ndetse n'amakuru agiye agezweho mu gihugu, tugomba kuzajya tuyabagezaho. Ciao ciao.